Reka tubifurize ikaze mwebwe mwese mwamo duteze amatwi kuri Gentil TV ndetse na Zaburi yanjye. Uyu munsi ntabwo bisanzwe nkuko musanzwe mubizi, tubazanira ibiganiro nakwitwa ko bigezweho, ariko akaba ari bya biganiro tuba twagendeye ku nkuru ziba zimaze igihe zivugwa zitandukanye, tugakora ubusesenguzi. Uyu munsi rero dufite amahirwe yuko ntabwo ndi njyenyine, turaza kuba turi gusesengurana n'umukozi w'Imana muri kureba imbere yanjye. Muraho neza? Neza Gentil. Amakuru ki? Iminsi myinshi nagwe ariko gakera. Nibyo. Ariko buri gihe Abanyarwanda bavanga iminsi ba myinshi igahimwa n'umwe gusa. Uyu munsi rero watuzaniye ibintu byinshi aribyo tugiye kuganiraho, nanjye mfite byinshi nk'umusesenguzi wahagurutse mu gihe nk'iki kugira ngo duhangane n'ibihe biriho. Ibihe biriho birumvikana, hariho ibihe ubona bigoye, ibya bindi Paulo yavuze. Nyankunda gusoma igice cya Timoteyo aho usanga ngo mu minsi ya nyuma, mu minsi y'imperuka hazaba ibingibi, hazagenda hagaragara ibi n'ibi. Akaba rero ariyo mpamvu tujye gutangira dusenga. Ngewe ni Gentil ndetse nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Izina ryawe nawe bari babwira? Yego, nitwa Dushimumukiza François. Ku izina rya Pasiteri. Nibyo ngiye kugereka ko uzwi ku izina rya Pasiteri. Pasiteri rero karibu. Abantu benshi niba tukwita Pasiteri ntibaze kwita baguha iyo titre, ahubwo bumve yuko warihawe kubera impano. Imana ihawe icyo. Ni impano. Hari abantu benshi cyane bahabwa ubupasiteri kubera wenda amashuri, kuko bizi ibyo bingibyo bakayabate mu byo wize. Ndakeka utarigeze wiga teoloji cyane, ariko abantu bamaze kukubona babonye impano yawe bakavuga ati Pasiteri. Tugaha ikaze rero kuri Gentil TV na Zaburi yanjye. Reka dutangiye dusenga Imana n'ubundi dusengera. Yego. Turagushimye Mana ikiranuka, tugushimiye ukurinda kwawe n'imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye uburyo twitaho, uburyo dukunda, uburyo utuyoboza ukuboko kwawe kw'iburyo, mwami wo mu ijuru, kwa kundi kwa mbere. Ijambo ryo tubwira ko uri Arufa na Omega, mwami wayoboye Abisiraheli ubakuraho bavaga ubageza aho bageraga, ubanyuza mu bikomeye data wera, inzitizi nyinshi, ariko umugambi wawe usohora ubagejeje mu gihugu cy'isezerano. Natwe uyu munsi wa none niko twinginga dusaba kugira ngo udahinduka, mwami wo mu ijuru, udugumye kutuyobora, ugumye kudufasha, ugumye kuturinda two guhindukana n'ibihe, ahubwo tube muri wowe gusa kuko udahinduka. Batugize abana bawe, kuko mwami wo mu ijuru turashaka kuba bawe koko, tukagendera mu ijambo ryawe, tukagendera mu byo utubwira, kugira ngo hatagira andi majwi aturuka hirya no hino, mwami wo mu ijuru, ngo atuyobye. Tukuragije databuja abacu bose, tukuragije ubwoko bwawe bwose, abadukomokaho mwami wo mu ijuru, abana, inshuti, abavandimwe, abitorero, umuryango wose databuja ugumye kuva mu kuboko kwawe. Ntabwo rero mwami wo mu ijuru tuvuga byinshi, uratuzi kandi uradusobanukiwe, tukwambaje twinjiye ubwiza bwawe. Urakoze Mesiya mwiza. Amen. Amen. Reka dukomeze tubahe n'ubundi ikaze nk'uko nabibabwiye, kandi uyu munsi dufite umugisha wo kubana na François Dushimumukiza, akaba azwi ku izina rya Pasiteri. Pasiteri rero twagutumiye muri studio yacu kugira ngo bashe kudufasha gusesengura ibihe tugezemo by'uyu munsi. Nibihe abantu bashobora kwibazaho ibintu byinshi cyane, ariko cyane cyane turavuga ku bintu bijyanye n'ubupfumu. Ubupfumu cyangwa se kuragura. Mwatubwira nk'abantu bakuze, wenda mushobora kuba muzi ikintu ubupfumu, mugabisobanurira abana badukurikiye cyangwa bakiri batoya, noneho tukareba ese mu ijambo ry'Imana kera byagendaga gute, uyu munsi biragaragara gute? Nibyo koko Gentil, ijambo ryitwa ubupfumu cyangwa se uraguzi cyangwa se kuragura, byose ni amagambo yumvikana kandi ni amagambo agendanye. Ubupfumu rero nkurikije iby'imyaka yanjye, nkurikije ibyo nasanze ibwo nageraga ku isi, ntabwo imyaka yanjye ari mike cyane, nabusanzeho nsanga ari umuco winjiye mu Banyarwanda, uko agakiza kagenda kinjira. Ariko se iyo urebye usanga ari umuco cyangwa ni ikindi kintu kibabamo cyo kumva bagira amatsiko yo kumenya ibitari ngombwa?
Gentil wari umuco nta handi bari kunyura kugira ngo bamenye ibizababa kuko nibyo nanjye kugira ngo mbwire kuko n'ubundi ikigenderewe n'impamvu bigira imbaraga nuko umuntu aba ashaka kumenya ejo he hazaza ngira ngo nicyo cyihutisha nicyo gishyira imbaraga muri ubwo bupfumu no kugira ngo babone abantu babone abo baragurira yego twibutsa abaduteze amatwi mwese ndetse n'abadukurikiye yuko ushobora kwamamaza ubinyujije kuri sikirini ya televiziyo yacu ndetse ukaba ufite inyunganizi ushaka kutwandikira kuri nimero zigaragara hano kuri sikirini ndetse ukabasha gutanga igitekerezo cyawe muri komenti runaka ugakora subscribe ndetse na share mu bantu bawe bakabasha gukurikira iki kiganiro. Rero ese ubundi ni iyihe nyungu yabaga mu bantu kugira ngo bagerageze kuvugana cyangwa se gushika guhamagara gupfumaguza ibyo bintu byose pasiteri wabitubwiraho kugira ngo twumve kuko muri Bibiliya hagaragara umukozi w'Imana witwa Samweli igihe yari yarapfuye ukuntu Sawuli yagiye kumushika wenda nabyo turaza kubivugaho tubwire uko byumva. inyungu nta nyungu nini cyane ndi bubona mu bantu basangaga bajyaga kuraguza ahubwo inyungu yenda nuko zazaga ku mupfumu yenda cyane kuko ari we washobora kugira icyo abona cyangwa niwe wagira icyo aronka ahubwo ngewe mbona byaraterwaga n'ubwoba buba mu mwana w'umuntu ubwoba kumva afite ubwoba kumva afite ubwoba bw'uko ejo hazamera bw'uko azabaho imigendere ye n'ubwoba byigabiteraga kenshi uvuze ubwoba ko ushobora kuba yarabiteraga ndagira ngo muri uyu mwanya utubwire muri uyu mwaka tugezemo cyangwa se muri ibi bihe tugezemo nabyo urabona ari ubwoba buri gutuma abantu bajya kubaza cyane ese ubwoko bw'abapfumu bwa kera n'ubw'ubu ngubu urabona biri guhurira biratandukanye cyane biratandukanye cyane ngire ngo byaba bituruka cyane ku nkomoko ya satani kuko byahinduye isura niko navuga kuko mbere nyine bari abapfumu ko tutari tuzi Imana ariko ubwenge n'uburiganya bwa satani bigenda bihinduka bihirikira aho abantu bisanga buri munsi wa none mbere bari abanyarwanda bambaza ryangombe gusa akaba aribo bazi nta kindi bari bazi nta mbere bari bafite ho kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo baba bambiye ku musaraba ariko uko twagiriwe umugisha wo kumenya Imana ubwo ijambo ry'Imana ryageraga mu Rwanda ubwo byazanye n'umwaduko w'abazungu ngire ngo kuko mbere twisengeraga abasore sinarindiho twisengeraga ryangomba ba kera Imana y'u Rwanda niko basengaga kubaza abakuru uzobona kugira ngo wari umuco ijambo ryo kubaza abakuru nkunda kuryibaza se bihurira abakuru by'icyo gihe bahurira n'abakuru abakurambere nakubwiye ko byahindutse byahinduye isura kuko mbere bacaga muri ryangombe ariko ubu ngubu impamvu byahinduye isura ndetse hakajyamo n'uburiganya bwinshi cyane bwa satani ariho ruzingiye niko navuga ngo niho ruzingiye akazo mpamvu bitagaragara cyane kandi nanone bikajyana na rya jambo nakubwira yitwa ubwoba bw'umuntu ntibyahindutse ubwoba bwo ntibwahindutse kuko abantu barashaka kugira ngo bagire gute abantu barashaka kugira ngo bamere neza abantu barashaka kugira ngo bagire byiza babone ibintu birenze bafite gutunze cyane atari ugutunze ngire ngo umuntu yagwa neza nta cyateranya abantu pastor urimo urashima ahantu nshaka urumva ugeze ku butunzi muri makeya uhise uhuza n'inda inda rero ndagira ngo tubisobanukirwe muri iyi minsi turi kubona abahanuzi benshi cyane barimo bahanurira abantu ukumva mu minsi yashize twasobanuriye abaduteze amatwi buryo ki ibintu bitandatu bishobora kukwereka umuntu warangije kujya mu buyobe cyangwa se uri guhanura ibinyoma ibintu bitandatu twavuze hari n'indirimo gushaka indonke ibintu birenze gushaka gukama intama washaka kugira ngo urenga intama uyoboye ibintu nk'ibyo birimo biragenda bigaragara mu bakozi b'Imana aho usanga umukozi w'Imana ajya kuri YouTube akajya kuri televiziyo runaka akajya kwamamaza ko ari mu bishe mugenzi we mu buryo nk'ubu muri iyi minsi harimo gacacana umuntu witwa Pastor Emmanuel urimo kuvuga buryo ki ari mu ruhare yagize uruhare mu rupfu rwa Pastor
Theogene Imana imuhiruko ridashira. Ese nk'iyo umuntu ajya hari akiyamamaza akavuga ko akorana n'imyuka mibi n'ibiki byose biriya bintu biri kwerekeza pastor? Janti nibyo nakubwiye, nta yindi inyungu ni ebyiri nabona. Inyungu ya mbere niyo navuze mbere, yinda yo gushaka indonke, gushakisha indonke cyane. Urabona monde tugezemo ni monde yo gushaka, monde ya benefit yo gushakisha. Nizo mpamvu nta service wapfa kubonera ubuntu uyu munsi wa none. Akantu kose nukuyoboje inzira ikuyobora kwa munshuti wawe cyangwa kwa mugenzi wawe, hari inzira ni umuhanda n'uyu, abanza kubwira ati banzo akantu n'akantu basigaye niko basigaye bakita. Ubone bajya baba ngo Kigali no kugukotokora nta mafaranga. Bityo rero ngire ngo ibyo bintu bibiri nakubwiraga birimo, kimwe n'icyo ngicyo niyo ndonke. Ikindi cya kabiri birebye usanga hihishemo kwipiburia, kwimenyekanisha. Usanga arimo kwimenyekanisha nawe kugira ngo abone abakiriya, abone abantu bamusanga, abone abantu bamugana. Ako kantu uvuze ko kwimenyekanisha, uriya mupasiteri witwa Emmanuel arimo kuvuga uburyo ki yagiye kuzima avuga ngo na pasiteri wakoranaga n'imyuka mibi n'ibiki byose, yerekanye yuko mu byo yari agiye gushaka ngo yashaka kwamamara. Yego, kwamamara kuba umusitari. Ese buriya ntabwo byaba bifitanye n'isano n'ibi ngibi ari kugenda anyuza ku ma YouTube kugira ngo ya solution yo kugira ngo yamamare igerweho? Ese buriya si ugushaka kwamamara kuko yagiye kuzima, ahubwo ngenda amufata nk'umuntu uriyo, inyungu aracyariyo. Inyungu yo kwamamara ni ubutunzi ashaka. Ubutunzi ashaka. Sinzi, ntabwo nakurikiye cyane. Yabivuze ndagenda nk'updatinga. Yabivuze, yavuze yuko we yashakaga kwamamara ubutunzi n'ibiki, arimo yerekana buryo ki Theogene yaramaze ngo kubavamo, ngo ariyo mpamvu bamuteza igico bakamutura muri accident ngo bashakaga amaraso ye. Imagine umukozi w'Imana uvugira Imana uyu munsi ngo ufite church ntazi yariyo, ari kuvuga ngo ngewe nanyweye amaraso y'umukozi w'Imana mugenzi wanjye. Ariko icyo numva cyo cyane, iyo umuntu agiye muri ibyo ngibyo, ntabwo nshuro ubanza, ntabwo YouTube nayo ntabwo namukurikiranye, sinamwumvise rwose, sinanamuzi, n'icaciye sinyizi. Ariko niba koko ari umukozi w'Imana, ntabwo byaba ari byo, ntabwo byaba ari byo. Ahubwo icyo cyo nakubwiye yaba ari cyo yitiriye, yaba yitiriye umukozi w'Imana, kuko abakozi b'Imana si uko bagomba kugenda, si uko bagomba kumera. Janti, abakozi b'Imana bagomba kuba babicisha bugufi, bagira ukuri muri bo, abantu bagira ukuri muri bo, kuko bagabura iby'umwuka w'Imana, koko bagabura iby'Imana. Numva rero umuntu ugenda yirata ibyo yakoze, ko yicanye ari umwicanyi, akagenda avuga gutyo, afite umwanya w'undi akorera, bihita byumvikana. No wase Satani, njye nkunda kubivuga. Oya, nibyo. None se niba yarabikoze, iryo ni ikintu cyo kwigamba kuri YouTube? Oya. Ukajya hari ukavuga ngo ngewe ngo nanyweye amaraso ya Pastor Theogene. Ariko Janti, ubundi buriya ufite ikimenyetso cy'uko koko ari we, atari kugira ngo yigire igihangane. Nyine nibyo byari twavugaga, ntabwo ari we. Ese bafite ibimenyetso, ahubwo we icyo ashaka ni kwa kwamamara. Arashaka ngo yamamara hitinga, kuko mu isezerano afitanye n'abazimu avuga yuko yasezeranye ko basezeranye nabo ko ngo yaryamanye n'abagore 12. naho byumva arabivuga. Imagine kugira ngo umukozi w'Imana uyoboye church, wirata wese yirate Yesu, ari kwirata ko yaryamanye n'abagore 12 ngo kugira ngo yemererwe kuba umunyamuryango. Unyumvira? Ese kwihimbaza ari gushaka kujya kuri YouTube kugira ngo amenyekane, ngende kwibona muri ka yo gusohoza ubutumwa bwa Satani kwisi, kumenyekana. Kuko we ijya bamuhigiye ni ukumumenyekanisha. YouTube zose ziri kumuvuga, ziri kugira gute, aramamaranyi iki? Ariko Janti, ese wo yamamaranyi Janti, ubu wavuga ngo aramamaranyi iki? Ubuse umwanya tumumazeho ngana iki? Reka tunamuvuga umwanya tumumazeho, reka tunamuvuga amamaje saho ubu ko tumufashije, ko numva tumufashije, turamukoreye. Umva nkubwire Pastor, ntago tumufashije, ahubwo ngende kugira ngo mubwire yuko yamenyekanye, akubigizemo uruhare. Oya, yaramenyekanye. Abanyarwanda baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Nge sinari muzi, bishatse kuvuga ngo ibuye ryaragaragaye. Abantu bari mu icaciye uyu munsi bazi ko bafite umushumba umeze ati. Ese umushumba akoranye n'abadayimoni ni ikihe cyizere bafite ko yavuyeyo? So reka twigarukire. Ese izi nsengero zo zirimo zigaragaza ngo iwacu dukora ibitangaza, ukabona umuntu araje ngo aje gukira, Pastor ndajya ngira ikintu bivugaho pe, ngiye bindya ha.
Gentil, Yesu ari kumwe n'abigishwa be yarababwiye ati muraboneye, kandi bari 12 gusa muraboneye ariko si mwese kuko harimo umwe, ubwo harimo umwe ni 12. Iyo baba 24 hanze bari kuba babaye 2, iyo baba 48 bari kuba babaye 4, iyo baba 96 bari kuba babaye 8. Urumva n'izo nsengero rero nuko zimeze. Harimo insengero z'ukuri n'ibyo byo ndabyemera. Ntabwo ari ya myuka y'ikuzimu, cya myuka y'abapfumu yahinduye systeme yo gukoreramo. Nabitangiye mvuga ngo tutangiye cyo kiganiro nabikubwiye. Nakubwiye yuko mbere yari ryangombe ariko ni Yesu Kristo. None abantu bose barigana kuko ntabwo azana ryangombe ngo ugire ikibazo. Ariko nge naje gucunga ntabwo ari Yesu Kristo. None ajyayo nge nagiyeyo nka gatatu. Nje nkunda kwivuga nje nkumvuga ibintu nagiye. Yego. Saze nkujyaneyo ni hano. Oya Gentil, natwe turababwira ubutumwa hanitse tujya tukabivuga. Ukajya kuba umuntu arigisha Yesu wahe ari Kristo. Uzabumve ntabwo bagerekaho Kristo. Ngani banyomoze bavuge Kristo. Kuko Kristo baramuzi imbaraga afite, abakubita fara yabamerera nabi. Harimo uburiganya bwinshi cyo nakubwiye, kandi ariyo nama nagira n'abatwumva. Abantu bagomba kuba seriye uyu munsi wa none, abantu bagashishoza cyane. Abantu bagashishoza cyane ntibapfe kwirukanka, kuko ijambo ryo riratubwira ngo niwumva ngo ari araha ntimuzagere, niwumva ngo araha ngo ntimuzagere. Gentil, reka ngwira akantu gatoya. Bibaye ngombwa ko nkavuga, simvuga itorero, simvuga no bishop Jesse muvuga. Natumiye kubwiriza ubutumwa bwiza mu itorero rimwe hano mu murwa wa Kigali. Ndakiri babwira ubutumwa. Nagirizaga ijambo ryitwa gukora ku gishura cya Kristo cya Yesu. Ukugabiza bagiye bagikoraho bagakira. Hanyuma bihuza nuko neza umubishopu yari yambaye iyi myenda bita bubu. Urayibona imyenda irekuye bimeze nk'ibyo aba Nigeria bambara. Maze gusengera bihana n'abakijwe kuri uwo munsi njya kwicara. Arahaguruka. Ngiye kwicara arahaguruka ati mwumvise neza ubutumwa bw'umukozi w'Imana. Se mwabukurikiye? Haleluya. Bati amina. Twabwumvise. Atabwirije iki? Ati igishura. Abwirije igishura. None iki niki? Bati ni igishura. Ati ngaho. Yavuze ko bigenda biri. Ngaho. Ugikoze hamera ate? Yavuze iki umukozi w'Imana? Ni njuraha. Arigereranije anyiciye ubutumwa. Ikintu cyambabaje n'ubu ndogereta nuko ntagiye ngo mwongorere ngo nyicire ubutumwa. Ariko uyu munsi arabyumva ko yishuye. Nagize ubwoba wenda igihe cyari iki cyo kumubwira nawe ngo yumve ko yakoze amakuru. Ibyo vuze nanjye araho nagiye barangije abango umuntu arigisha, amaze kwigisha ahita yerekana uburyo ki Yesu yahinduye amazi divayi, abayanyweye bose bakanezerwa. Arangije aravuga ati ari amakarito niki? Ati na amakarito nyine. Ati harimo iki? Atarimo amazi se mwumvisha icyo akora? Bati yego. Arayafata arambika ikiganza arasengera, arangije ati agacupa kamwe ni 2. Nibyo. Urekunyumva? Yego. Amacupa barayarwanira abamake bajya kugura nandi. Reka manze mbabwire, abo ba bishop, abo ba pasteri, abo bakozi b'Imana duhagurukijwe no kwavuga ko ibyo bakora atari byo. Sibyo pastor? Sindangiye. Yego. Byarangiye avuga ngo ushaka gukira wese aza kore ku gishura cy'umukozi w'Imana. Nge nanicaye bonitoro rifite gahunda nziza urebye. Ubu maze kubwiriza ntajya imbere kure y'abandi, we hari intebe imbere hafi y'abakristo. Ubukurikira neza ibi kubera inyuma yawe n'ibyo bavuga ubu byumva. Byabaye ngombwa ko umukecuru aguza amafaranga kugira ngo abashe kujya gukora. Habanzaga aba 5 gukora ku gishura cye. Zanya amafaranga umazeho. Bakora ku gishura. Iki kiganiro turi kugisoza bakora ku gishura nicyo bigambiriye byo. Niho birangiza byo. Niyo finale y'ibyo bambajije amafaranga. Bya bintu byose bavugaga ni amafaranga biganisha. Inda nta handi ganisha, ni ku mafaranga nta kindi.
kandi abantu barashaka gutunga no gutunganirwa cyane. Yego ni na byiza ariko mu buryo bwiza. Nicyo umuntu azira, ni nacyo abantu bari kuzira, abagambanirwa bose no mu matorero twavugaga nicyo abantu bazira, nta kintu n'amafaranga no kugambana. Babarira rwose tugende gakeya kuko waba urimo wenda tuzabikora mu yindi pariti, ariko mbwira iby'amafaranga nuko bitanu barabanza bakoraho. Ndagira ngo mbwire ngo bitanu byagejejeho inkweto zitagaragara, nawe urabyumva. Ni ukuvuga ngo byabaye byinshi cyane kugeza ubwo bitwikira inkweto ze. Arangije aba bitanu barangiye haza ba bibiri bakozeho biza bitwikiriye bigera ku bya bitanu byarazamutse hafi kurenga aho amasogisi agarukira cyangwa mu mavi se, kuba amavi ndumva nta muntu utazi amavi wese. Birangiye ngire ngo n'umufasha we cyangwa se n'umudiyakoni sawa, ntabwo nakurikiye cyane, aza aratoragura ashyira hariya aragenda asengera abagize icyo batanga aho ngaho. Abatakibonye ntabwo basengewe. Erega nanjye ndahaze ushatse wanarekera naho, kuko twebwe noneho wowe uvuze bitanu, bo baheraga muri 30. Yego, abafite 30 muzi, abafite 20 muzi, baramanuka bagera cyokoza we n'ab'igihumbi yabagezeho. Urumva ko wezi n'abaciriritse. Ariko ikintu dushaka kugira ngo turebe muri uyu munsi, ubwo ni ubutumwa. Ibyo ni byo abanyarwanda dukeneye. Oya Gentil, ubwo ni ubutumwa, nibwo ni ubutumwa. Ibintu byose biri kabiri, biri kabiri. Hari ubutumwa biri kabiri. Sinakubwiye se Yesu nkakubwira ryangombe ngera ahangaha, sinakubwiye kera hashize se bambazaga ryangombe, sinakubwiye se uburyo bushya bwaje Yesu Kristo kwa jina la Yesu, ubwo rero bajya nkubwire ngo ni ubutumwa, ariko se bwande ahubwo Gentil wambaza ngo bwande, twakwibaza ubutumwa bwande. Ikibazo bwande, ubutumwa bwande, umwana ubwande koko ni ubwande, ubutumwa bwa Satani, kuko nawe arakora. Igihe kimwe ngo ya Samweli arapfa, maze gupfa Sawuli abura amahoro, ajya ku mushitsikazi, yego, ngo namuhamagarire Samweli. Bibiri bivuga neza ko ngo uwo mushitsi yarahamagaye Samweli mu mawe y'iki n'ibiki, ariko hari igitabo nanarije ndasoma nsanga ngo burya ngo si Samweli witabye, kubera ko Samweli yari umukiranutsi. Samweli yapfuye afite uburyo abanye n'Imana, ntabwo amugarura uko wiboneye, ntibishoboka. Abantu benshi ubu ngubu rero barimo barajya kuroga, barimo barajya gushika, barimo bakijya, ariko ntabwo bakijya kwa ryangombe. Basigaye ajya ku mukozi w'Imana ngo umuturanyi wanjye amereye nabi, ngo wandebeye. Basigaye bajya kubaza pastor, yego, basigaye bajya kubaza wandebeye, ese birimo neza, ese tuzabana. Arajya kwimukira mu nzu nshyashya yujuje, akikorera abakozi b'Imana bose ngo baje gusengera inzu we. Reka nongere nkubwire, ibyo mvuga ni banza, ariko gukura nicyo bivuze, guhura n'abantu benshi no kuganira n'abantu benshi. Yego, mu bishop umwe ngize n'umugisha wo kubabwira, nagiye ngo nagiye ngira isoni zo kubabwira. Uyu munsi Imana yakumaze isoni. Twari turi kumwe twiganirira ijambo ry'Imana bisanzwe, ubona sinzi ikintu kimufashe, ni bwa bwo banavugaga, ubona rwose umwuka uramufashe cyangwa se imyuka iramufashe. Nayo iri ibiri, ngiye mvuga ibintu bibiri. Imyuka ni ibiri, imyuka hari uwera n'umukara. Reka dusuze abantu bafite umwuka. Hari umwuka w'abakozi b'Imana n'umwuka w'abakozi ba Satani, yose ni imyuka mibi, yego, n'umwuka wera. Nuriya mugabo yabisobanura uciye mu ijambo, yavuze ngo Satani akoresha inzira 67, ngo ariko ngo Imana igakoresha inzira 3. Imana Umwana n'Umwuka wera, bikanetraliza zazindi nakora akazi ko bagiye detaya buri nzira. Avuze umwuka wera ukawuvugaho, wabona ibirenze ibyo ngibyo, kuko njya nkunda kuvuga ko Satani afite imbaraga. Satani afite imbaraga, yego, ako gafate afite imbaraga Satani, yego, ukabike. Ariko imbaraga za Satani zishobora gupfumbata, sibyo? Ariko nongera ngo iz'Imana zishobora gupfumbatura, zirarekwa, zishobora gupfumbatura icyo Satani yafashe.
urumva imbaraga zifata n'imbaraga zipfumbatura ako kantu agafashije reka dukomeze rero kuri bishop wanjye umukozi w'Imana navuga ngo aswa n'ufashwe n'umwuka biranashoboka abura amahoro uwo mwanya twari duhagararanye reka bajya bitondera abantu ntibatinda kugaragara no kuboneka yego noneho ahita avuga ngo urumva ashaka umuntu wo kumuhanurira ngo urumva akeneye ubuhanuzi simba bukeneye kuko Gentil mu bintu nirinda ubuhanuzi bwa mbere nicyo gitabo ufite rega mu bintu nirinda no mu bintu nanga nanga umuntu umbwira ejo ko nzaba ameze rega ni ikibazo ejo hanjye ko Imana yahaduhishe kuki twe dushaka kujya kuhavumbura iyo nkora cyane nkabona biragenda mba nzi ko ejo hanjye ari heza yego iyo ndeviye inzira igana ku Mana cyangwa nawe ufite ukubaza Gentil nkoresha umwuka w'Imana ngewe umwuka w'Imana ndimo umwuka w'Imana kuri andimo agiye kumbera nka His Excellency wavuze ngo baramubwira akabareba akabihorera akikomereza ura n'umunyakuri nuko ngo rero nawe niba umwuka w'Imana kuri araguhishurira ngewe ndakubwira ngo iyo nakoze nkunguka mba nzi ko ejo hanjye ari heza iyo nadeviye inzira y'Imana ngiye mu matiku mba nzi ko ndi kugana mu irimbukiro inzira ziba zigaragara inzira zingahe nakubwiye bingahe Gentil urabyibuka nakubwiye bingahe ibintu bibiri ni kuzimu no mu ijuru ku Mana umukozi w'Imana rero ati ndumva shaka umuntu umanurira afata telefone barahari Gentil barahari ngo nambaze oya cyane nanjye harizo mfite nzi gupasa oya ngewe ho nanakurangira aho bakorera kwinjira ni amafaranga ntihagire n'uhamagara akubaza abo bahanuzi uzazibashye kuko wabo ufashe ikintu nabemereye ni kimwe bazaze mbabajyane mbabere uzazicuruza oya bazaze mbajyane kuko nawe uzacuruza izo ntago nazicuruza hanyuma rero umukozi w'Imana ariko se pastor wenda naguciye mu ijambo urumva niba ashaka kugira ngo azigure namubuza rega ni ibintu bimurimo oya yafashe mbese muri mwe intambara zivahe si mu byo mutwibwira yego we yafashe telefone ahamagara n'umuntu utari Kigali uri mu ntara batazifite ahubwo asanzwe abaza arangije ahamagara undi muntu uri mu ntara aramubwira ngo harya wa wundi wambwiraga namubona none iyo batanya ngo arusha uyu nguyu kureba namubona oya uko amumubwiye afite kwizera reka agira kwizera ufite umuntu ngo arareba Gentil reka bishop arizera yizera ibyo yizera ubuhamya bamubwiye uwo muntu uko ateye hanyuma rero sasa ahita ahamagara ati nshakira wa muntu umpuze nawe bishop se yishyura agatubutse basi sinzi igiciro ntabwo nabigiyemo hanyuma aramuhamagara ngo ndebera wa muntu umumbwirire atege nashaka afata indege ndayitwa ayatege aze amanurire kuko ndashaka ubuhanuzi nta kibazo turekera aho ngaho ibindi turekera aho ngaho nshuti muduteze amatwi namwe mudukurikiye kuri Gentil TV na Zaburi yanjye ndagira ngo mbabwire yuko ndi kumwe n'umukozi w'Imana François pasiteri ariko mu byumve neza ni pasiteri kuko babonye ko ari impano imurimo ntabwo ari pasiteri wasizwe bimwe mvuze ngeze gusigwa mpita nibuka amavuta ntabwo nsiza usiza amavuta oya usiza amavuta y'umwuka wera ari yandi barimo basiga abana b'abantu kuko njyewe ejo nibyo yarimo avuga ngo mwitondere amavuta ari gusigwa aya ngaya bagenda bakazana bagasengera ngo bari gusiga abantu n'ejo bundi hari abandi bagiye gusigwa n'ejo bundi hari abandi basizwe noneho hari igihe basiga umuntu ukibaza atari ko byibuze ariko reka nkubwire inka ibyara inka ihene ikabyara ihene inkoko ni inkoko umuntu abyara umuntu uwasizwe abyara uwasizwe ni ukuvuga ngo warasizwe wabyara wasiga ariko noneho meka nkubaza wasizwe nande Gentil nakubwiye ko ngewe mfite umwuka wera nyine ndi kubaza uyu muntu udukurikiye yasizwe nande we yasizwe nande ese wamusize ayo mavuta ni bwoko ki
niba ari ikimuri niba ari amaguru nuko ngo Samweli ngo baramuzura ngo baraza ngo bavugana na Sawuli ariko byari ibihuha babapfumu twatangiriyeho turimo dusoza twerekeza no ku musozo yego mu by'ukuri hari umupfumu nasuye nkunda kubivuga ngewe bakagira ngo ndabeshya bazaze bajyaneyo naramusuye ariko nangiye kureba tekinike akoresha uzi ukuntu yabigenje yafashe inzu ye arayubaka noneho acukuramo umwobo ashyiramo itiyo imanuka hepfo ihinguka epfiriya munsi ya studio yacu noneho wowe ukaza kwa kundi baniha ndagerayo njye nagezeyo man nagezeyo ntabwo nari kubyihangana njye ngira amatsiko kandi mvuga ibintu nahagazeho nawe niba ufite gushidikanya uzaze nkujye kumukwereka araniha ajya mu kirere numva akoze ibintu bivuga nkaho ari mashashi numva hajemo ijwi uzi iryo jwi hano ryavaga muri ryatiyo hariyo umuntu epfo bakunda asakuza uri mu itiyo ari kumva umwanya agezeho agahita yumva François winjira kureba we winjira bakurangira ati umugabo wambaye ishati y'umweru banza umubwira atunganye karuvati ye neza uri kubyumva wowe ugahita ubona ko umuntu nyine umukurambere yakubonye ako cyangwa ijambo twavuze cyane reka nkubwire indonke abantu benshi cyane bahagaze ku kinyoma isi barimo barayubakira ku kinyoma kuvuga ngo abakozi b'Imana bageze muri Illuminati ngo bageze muri ibi ahubwo wowe wivuga warangije kubinjiramo kubera yuko pastor abakozi b'Imana bose ntago ariko banduye baraboneye ariko si bose kandi kwa Yesu aho ni kwa Yesu digiti bari kumwe na abakozi b'Imana bashaka kuvuga amazina bafite ingero nziza bafite n'ubuhamya bwiza ariko ngewe ndahagarara noneho ko amaze kugaragaza ubuhamya bubi abo ngabo bagenda bakajya kuri YouTube bakavuga ngo bariye abantu ubundi umuntu wariye umuntu ahagarara imbere ati wewe urya abantu uri muntu ki reka mbabwire ejo bazarya n'ibitaribwa kuko iyo wariye umuntu uba wariye nyirira byarangiye pastor turimo dusoza yego ndagira ngo utubwire muri iki gihe umuntu yakwitwara ate mu gihe kiriho abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se abapfumu bahinduye isura turatwitware gute aba bantu badukurikiye baduteze amatwi n'abazatwumva n'abazadukomokaho bose bitware bate reka maze nsome ijambo ry'Imana ntabwo twasomye ijambo ry'Imana yego reka nsome ijambo hano riboneka ijambo ry'Imana riboneka mu Bakorinto ba kabiri umurongo wa 8 wahageze ngusomere yego soma Abakorinto ba kabiri umurongo waho wa 8 rajyansomeshe biranga abapasiteri bateye bambabariye koko yego reka abapasiteri bateye ntibakitwaza Bibiliya basiye bitwaza telefone ngo zibamo Bibiliya abo nabo no ubuyobe reka masome ntacyo kubw'ibyo ndabinginga kugira ngo mumugaragarize urukundo rwanyu amen uwashaka yarekera aho ngaho yego kubw'ibyo ndabinginga kugira ngo mugaragaze urukundo rwanyu Imana tugaragaze urukundo kandi ufite urukundo ntiyihimbaza aca bugufi niko urukundo nyakuri rumeze ntirwihimbaza ntirwirata ntirwirarira ibintu byinshi irushaka indamu mu bantu irushaka indonke mu bantu guca bugufi icyo nicyo cya mbere uyu munsi wa none kuyoborwa n'ijambo ry'Imana nibyo nahoze mbabwira abaduteze amatwi kuyoborwa n'ijambo ry'Imana nibyo hariho n'abantu dufatiraho ingero nziza imyaka yose nabanye na data cyangwa se navuga n'urugero rw'icyo gihe bari inyangamugayo uzareba bishatse kuvuga ngo abakera bari inyangamugayo janti ubu se tubigenze bari abasaza bari inyangamugayo ubu tubigenze gute bagendaga mu kuri
ntabwo baryaga iminwa, yego, ntibagiraga kubogama, bacaga urubanza kuko rukwiriye. Ariko abantu ba none ni abahemu, niko nakubwiye, ni babihemu, bararebera ku bandi, baragira ishyari ry'abandi batunze, bagira ishyari ry'abandi batunze, kugira ngo n'ibyo byose twavuze niho bikomoka, gushaka ubutunzi nk'ubwo nakafite. yego, kandi nagira nkubwire ngo imbaraga ubishakisha niba atari ibyawe, ntabyo uzatunga, ntabyo wabona, ubyirukaho ugahomba. turimo dusoza, yego, nanjye mbe nk'abanyamakuru baba gusoza nk'inshuro zingahe? Pastor, ndagira ngo tubwire mu murimo w'Imana ukora wa buri munsi. yego, ndabizi ukora ivugabutumwa, yego, cyane cyane mu bijyanye n'imikino. Ese ni ikihe kintu watubwira mu bijyanye n'imikino yawe? Bikoze bite kugira n'abaduteze amatwi nabo babashe kubyumva? Ese mu ivugabutumwa ryawe ry'imikino wowe haba harimo hazamo indonke cyangwa n'ibindi bintu byinshi cyane bishobora guteza ikibazo sosiyete nyarwanda? Janti, urakoze. Umbajije noneho njyanye mu byanjye. Unjyanye mu byanjye, urakoze cyane. Ivugabutumwa ricishijwe mu mikino. Yego. Ni birebire nabyo. Ngiye ukuntu ari avugabutumwa naritangije. Kubona ubuhamya bw'abana ugenda uhindura. Yego, ukuntu avugabutumwa naritangije. Nuko nari maze kwinjira neza mu mikino. Ibi byose twavuze. Yego. Bibumbiye muri icyo kintu cyitwa imikino. Niyo mpamvu mbikubajije, kuko njya kubona nkabona abantu bagiye gukina, bagiye ngo gupfuma ngo bafite ngo abaganga babo ngo bafite iki, ibyo bintu nyine wowe iki kiganiro ko cyazaba ukwacyo, wambabariye ukazasezeranya abatwumva kikazaba ukwacyo, reka ariko mbanyuriremo maze kubona ibibera mu mikino. Yego, tujya tuvugamo amarozi, tujya tuvugamo betting, tujya tuvugamo ubwiyemezi, tuvugamo ubujura, tuvugamo ibiyobyabwenge, ubusambanyi bituruka ku kwihimbaza no gushaka kugira umusitari. Nuko bashimishije abantu, bishimisha mubiri. Iyo abantu bashimishije abantu barakundwa. Nibyo byose niba nakubwiye, abantu bipibiriye, arakubwira ibyo yakoze kugira ngo bakumukunde, arakina neza agakundwa, babikoresha nabi. Mbona ni impano nziza gukina, ariko gukina ni impano nziza, bifitiye n'umubiri wacu akamaro. Ariko Satani wa wundi nakubwiye arinjira akadeviya icyo kintu. Niho rero njye nafatiye, ndavuga ngo ubwo nakinnye nkaba muri iyo sosiyete, nkaba ndi umuvugabutumwa sinzabivamo, reka njyemo aho ngaho ninjiremo, nkora uriya muryango w'ivugabutumwa mu mikino, mpamagara abana, kandi naho hantu ujya abantu bakagusanga. Nuza kubishobora waza kunyohereza amafoto yabo kugira ngo tuenda tuzagerageze kuyerekana gakeya. Ariko nabonyemo abagenda babatizwa, bahinduka, banywaga ibiyobyabwenge bakabivaho, barabasambanyi babivaho, abasore bakabyihanira. Iyo umaze kubigisha bagahinduka, ko nzi ko we nta cacu ugira, ubuhiriza muri dini rya hanze ahantu hose huzuyemo abapfumu turi kubera tubona. Janti, ibyanjye maze kubikora, umuntu amaze kwemera kubwe no kwizera kubwe, yihitiramo, ndamubwira ngo hari itorero rikwegereye, kuko nari itorero ariko ushobora rimwegerera irya n'iry'abapfumu. Oya, umwuka w'Imana abarangi n'ibindi abonzi barakomeye mu matorero barimo, kandi natandukanye. Itorero ry'ukuri ni itorero. Wenda ubutandatu garuko uzambwira amatorero, nzaguha nabo amazina y'abo bantu, nabo ushaka uzambwira baguha garuka tuzabibagaho. Ariko ni ihe nama wagira amakipe muri iki gihe mu bintu bijyanye no kuragura? Icyambere gukina, kumenya gukina ni impano nk'izindi zose. Impano y'ubuvugabutumwa, impano y'umunyamakuru, impano y'umuhanga mu koranabuhanga, no gukina ni impano iva ku Mana. Icyo ni kimana namara kukimenya, impano izamutunga kuko Imana yimuhaye ibishaka, kuko yayimuhaye ikayinyima. Akora imyitozo nkuko natwe twimenyereza iby'akazi kacu, duhurwa mu kazi kacu kakadutunga, tukaturinze tungana gutya dufite akazi dukora. Nawe rero wa muntu akore cyane, yitoze, akore
impano, ashyira impano ye mu bikorwa, yirinde andi abamujya mu matwi n'abandi, yumve impano z'umutoza, impano ya buri wese ayikoreshe neza uko yayihawe. Turimo dusoza, ndagira ngo nongere inama duhora dutanga, kandi nshimira Manzi wakomeje kubana natwe muri tekinike, ndetse akaba dukurikiye neza. Benshi cyane bari barimo banyandikira ubutumwa, nabibonye barimo bambaza ngo ese Manzi ko tutamubona, ariko ndagira ngo mbahe inama dusanzwe tubaha pastor. Yego, ndakumva. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere twabonye cy'abantu bagira batangiye gutana, cyangwa se abavuga butumwa bayobye, abahanuzi bayobye, barihimbaza, akinjira afite ama escort n'ibindi. Ibyo byose tuzabivugaho. Reka rero tubashimire pastor, wakoze cyane. Ati namwe wakoze kuntumira, biranejeje. Uzagaruka? Ndahari. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi nugaruka tuzagushimira. Murakoze cyane. Ibihe byiza. Merci.